Mwaramutse neza nshuti bavandimwe dusangiye kwigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Tugeze ku cyigisho cya 13, icyigisho kitubwira ngo urukundo nirwo rusohoza amategeko. Urukundo nirwo rusohoza amategeko. Mu by'ukuri iki ni icyigisho cyiza cyane kitwereka uburyo amategeko asohozwa n'urukundo, cyangwa se hatabayeho urukundo amategeko ntiyabaho, ariko urukundo nirwo rusohoza amategeko. Bivuze ko amategeko ni meza kandi nayo gutuma dukundana, nayo gutuma umubano wacu wiyongera. Ni kubw'iyo mpamvu icyo kwibuka cy'iki cyigisho twagisanze mu Baroma igice cya 13 ku murongo wa 8, ahatubwira ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, izina ry'Imana rihimbazwe, kuko ukunda undi abasohoje amategeko. Nukuri Uwiteka araduhamagarira kutagira umwenda uwo ari wo wose. Pawulo araduhamagarira kutagira umwenda uwo ari wo wose keretse wo gukundana gusa, kuko ukunda umugenzi we cyangwa se abakundana baba basohoje amategeko. Nshuti, nk'uko iri somo ribiturarikiye, reka umwenda wose twari dufite tuwiyambura uwo ari wo wose, dusigarana umwenda w'urukundo, kuko nukunda mugenzi wawe uzaba usohoje amategeko. Ku itorero rimwe, igihe bashakaga uburyo bakemura ikibazo cy'umwizera wari waguye mu ikosa, umwe mu bagize inama y'itorero yabwiye pasitori ati, ntidushobora gufata icyemezo dushingiye ku mpuhwe, ntidushobora rwose. Pasitoro yibajije uko imyumvire uwo muntu yari afite ku Mana no ku mategeko ishobora kuba imeze. Impuhwe zigomba kuba ipfundo mu buryo dufatamo abandi, by'umwihariko abaguye mu makosa. Impuhwe ni umugabane ugize urukundo, kandi nk'uko Abaroma 13:8 habitubwiye, gukunda mugenzi wawe ni ugusohoza amategeko. Niba mu by'ukuri gukunda ari ugusohoza amategeko, ni ukuvuga ko dukwiriye kwitonda, kuko ngo tudatekereza amategeko mu buryo butandukanye n'urukundo, cyangwa tugatekereza urukundo mu buryo butandukanye n'amategeko. Mu byanditswe byera rero, urukundo n'amategeko birajyana. Imana yatanze amategeko ni nyarukundo, kandi amategeko y'Imana ni amategeko y'urukundo. Nk'uko ari nawe yabyanditse cyangwa se abivuga, agaragaza imico y'Imana mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Yaranditse ngo amategeko y'Imana ntabwo ari itsinda ry'amabwiriza adafatika, ahubwo ni amategeko ndetse n'amabwiriza agamije kutuzanira ibyiza. Rero amategeko y'Imana ubwayo ni ukugaragaza urukundo nk'uko Imana ubwayo igira gute irugaragaza. Urukundo cyangwa se amategeko ni urukundo. Niyo mpamvu amategeko y'Imana ubwayo ni uko agaragaza urukundo nk'uko Imana ubwayo ari urukundo. Niyo mpamvu tugiye kwinjira ku ngingo yo kuwa mbere itubwira ngo amategeko y'urukundo. Amategeko y'Imana ntabwo ari amabwiriza adafatika, ahubwo amategeko y'Imana agaragaza isano dufitanye n'Imana. Ibi bishobora kugaragarira mu mategeko 10. Amahame shingiro y'amategeko yariho mu ngobyi ya Edeni. Amahame y'urukundo rwagombaga kugenga umubano hagati y'Imana n'abantu ndetse no hagati y'abantu ubwayo. Amategeko iyo tuyarebye tuyasangamo imigabane 2. Hari amategeko y'Imana yerekeranye n'Imana, hari n'amategeko yerekeranye natwe, imibanire yacu twebwe n'abagenzi bacu. Ayo mategeko akubiye muri ayo mategeko 10. Niyo mpamvu ubwo amategeko 10 yatangwaga mu gitabo cyo kuva mu gice cya 20, yari yanditswe ku bisate by'amabuye yahawe Abisirayeli nk'isezerano ry'umubano. Ayo mategeko yanditswe nyuma y'uko Uwiteka yari yarakuye ubwoko bwayo muri Egiputa, kandi aya mategeko yari ashingiye ku rukundo rw'Imana ndetse no kwisezerano yagiranye n'ishyanga ryayo. Niyo mpamvu umuntu ashobora kubona ko imigabane 2 y'amategeko 10 igamije guteza imbere umubano hagati y'abantu n'Imana ndetse n'umubano hagati y'abantu ubwabo. Ariya mategeko iyo usomye neza mu kuva ku gice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere, hari amategeko
y'Imana, kandi ni amategeko Uwiteka yahaye Mose imubwira ko agomba kuyashyira Abisirayeli. Imana iravuga aya magambo yose iti: Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Imana yadukuye mu gihugu cya Egiputa y'ibyaha, idukura mu nzu y'uburetwa aho twakandamizwaga n'ibyaha. Ni ukuri ituvanayo. Niyo mpamvu ivuga iti: ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntabwo dukwiriye kugira izindi mana mu maso y'Uwiteka. Mbese abantu baramya imana zingahe? Twe turamya Imana ishobora byose, yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ndetse n'ibiriho byose. Niyo mpamvu ku murongo wa 4 yanditse ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha. Muhora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe bingahe? Bibihe 1000. Ku murongo wa 7 hari itegeko rya 3 ritubwira ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Benshi bavuga izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma, ugasanga umuntu ari kurahira ibintu nawe ubwe atabasha gusobanura. Ariko ahangaha ijambo ry'Uwiteka binyuze muri Mose nk'uko yaryandikishije, Uwiteka arivugira ngo ntukagire izindi mana mu maso yande, mu maso yanjye, kuko Uwiteka ntabwo azabura kukubara nk'uwacumuye uvugira ubusa izina ry'Uwiteka. Umurongo wa 8 hari itegeko ryiza cyane ritubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 y'ukora aba ari ukora mu mirimo yawe yose, ariko mu wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, uko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Nuko akaruhuka ku munsi wa 7, nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Umunsi w'isabato ni ikimenyetso kiduhuza n'Imana, ni ikimenyetso gituma dusabana n'ijuru. Niyo mpamvu Uwiteka nawe ubwe yaremye ibintu byose mu minsi 6, ariko ageze ku munsi wa 7 arawuruhuka. Noneho ntiyawuruhutse gusa, ahubwo yaranawejeje. Umva, si ukuweza gusa, yanawuhaye umugisha. Niyo mpamvu umunsi w'isabato ni umunsi wera, kandi ni umunsi Imana ubwayo yikubitiye. Irya 5 ravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. Twinjirwa mu mategeko y'imbonezamubano. Niyo mpamvu umurongo wa 13 avuga ngo ntukice, 14 ntugazamane, 15 ntukibe, 16 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, 17 ntukifuza inzu ya mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose rero bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyirabya, bumva ijwi rya hembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bahagarara kure. Nguko uko Mose yavuganye n'Uwiteka. Uwiteka atanga amategeko mu nkuba, atanga amategeko ibishyitsi bihinda. Nuko Abisirayeli aho bari babirebye baratinya, baravuga bati Uwiteka ari kumwe na Mose. Niyo mpamvu amategeko anabanza avuga iby'umubano abantu bakwiriye kugirana n'Imana, kandi amategeko 6 ya nyuma avuga iby'umubano hagati y'abantu bwabo. Niyo mpamvu umubano tugirana n'Imana ndetse na bagenzi bacu ugomba kugengwa n'amahame y'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana agomba kutubera umushorera udushorera muri urugendo. Iyi migabane 2 rero y'amategeko ihuje n'ibyo Yesu yita amategeko 2 arusha yandi gukomera, nkuko twabibonye mu cyigisho gisize, aho yavuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Muri Matayo 22:37 gereranya no mu gutegeka kwa 2:6-5 na ukunde mugenzi wawe nk'ukugira gute, nkuko wikunda. Muri Matayo 18:19-18. Bityo amategeko anabanza agaragaza uburyo dukwiriye gukunda Imana n'impagarike yacu yose, kandi amategeko 6 asoza agaragaza uburyo dukwiriye gukundana hagati yacu. Yesu asobanura neza yuko amategeko 2 y'urukundo aruta yandi afitanye isano n'andi mategeko. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe nimo yuzurira,
kuko ni ugukunda Imana ndetse tugakunda na bagenzi bacu. Bityo rero Imana yatanze amategeko kugira ngo abantu tuyubahe kandi tuyubahirize, bityo ayo mategeko adutere ndetse no kubana neza hagati yacu nayo ndetse no hagati yacu na bagenzi bacu. Niyo mpamvu ku rwanjye ruhande mu nshuti yanjye nakurarikira gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu, kuko amategeko yose arimo yuzurira. Amategeko y'Imana rero yose uko yakabaye ashingiye ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana n'amategeko yayo ntibishobora gutandukanywa. Oya rwose, urukundo rw'Imana n'amategeko yayo ntibishobora gutandukanywa. Akenshi dukunze kumva abantu bavuga bati ntabwo dukeneye gukurikiza amategeko, icyo dukeneye ni ugukunda Imana no gukunda abantu gusa. Kuki igitekerezo nk'icyo kitumvikana? Hari abantu benshi bivugisha ko bavuga bati ntabwo dukeneye gukurikiza amategeko, ibyo dukeneye ni ugukunda Imana gusa no gukunda abantu bacu, kuko igitekerezo nk'icyo kitumvikana. Iyo wumva abantu benshi bavuga ko batakiri imbata z'amategeko, ko amategeko ari ay'Abayuda, ko amategeko ari ay'ibi n'ibi, ko amategeko hari abareba, ko hari uwabikuyeho iby'amategeko, nyamara Yesu ntiyakuyeho amategeko, ahubwo we yivugiye ko yaje kuyasohoza cyangwa se yaje kuyanonosora muri biri jambo ry'Imana. Niyo mpamvu ntabwo amategeko Yesu Kristo yigeze ayavanaho, ahubwo nawe yarayashimangiye nk'uko Bibiliya Ntagatifu bivuga. Rero abibwira ko amategeko y'Imana yavuyeho baribeshya cyane. Niyo mpamvu iki ntabwo ari ikibazo kitumvikana, ahubwo amategeko agomba kutubera umuyoboro uduhuza n'Imana kandi akatubera umuyoboro uduhuza n'ijuru. Nshuti muvandimwe, dusangiye kwiga ibyigisho, amategeko rero y'urukundo adutegeka gukunda bagenzi bacu kandi akadutegeka gukunda Imana. Ni mu buhe buryo rero dushobora kugaragaza urukundo dukunda Imana cyangwa urukundo dukunda abandi? Niba twica rimwe mu mategeko 10, amategeko 10 yose agomba kubahirizwa. Niyo mpamvu na Yesu ubwo yavuze ngo usitara kuri rimwe aba yacumuye angana iki yose. Reka rero twubaha amategeko y'Imana kandi tube banyambere mu kuyubahiriza. Aya mategeko azatubera umushorero tugeza kuri Kristo. Niyo mpamvu rero yose uko ari 10 tugomba kuyubahiriza. Yesu yaravuze ngo uzakuraho n'akadomo na kamwe nawe azongererwa ku byago. Niyo mpamvu muri iki gitondo nkusabiye umugisha uturuka ku Uwiteka. Uwiteka yongera kureme bundi bushya, aguha umutima wo gukunda bagenzi bawe, aguha umutima wo gukunda Imana, aguha umutima wo kureka inzangano, aguha umutima watuma byibuze uwo mwagiraga icyo mupfa mwikiranura, maze nibikemuka ijuru rizakubere maso kandi rizakugenderere. Ni ukuri rizagusange rikunezeze, Uwiteka azakwishimire. Ni ukuri azavuga ati nguyu umwana wanjye nkunda. Reka mbabwize ukuri, urukundo ni ingenzi kandi urukundo ni ruhanze byose. Muri iki gitondo reka urukundo Imana ishaka ko dukunda bagenzi bacu kandi ishaka ko tuyikunda rukomeze rwiyongere, biduteze intambwe yo kuzabona Kristo ubwo azaba agarutse. Ni muri ubwo buryo rero uyu munsi ndangije mbifuriza umugisha w'Imana, kandi Uwiteka tugenderere, atwibutse gukunda bagenzi bacu kandi dukunda Imana. Nibyo mbasabira nanjye nisabira, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amena. Kulongosa